Ubuzima bw'impyiko ni ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu kuko arizo zifasha gusukura amaraso, gusohora imyanda n'amazi y'umurengera ndetse no kugenzura imyunyungugu ikenewe. Iyo impyiko zifite ikibazo cyangwa ububabare, umubiri wose urahungabana. Niyo mpamvu kugira imyitwarire myiza mu byo kurya, kunywa, gusinzira no kwirinda ibintu byose bizangiza ari ingenzi cyane. Inama z'ubuzima nshaka kubasangiza zigamije gufasha umuntu wese ushaka kurinda impyiko ze, kuzikomeza mu buzima bwiza no kugabanya ububabare bushobora guterwa no kuzihutaza. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul Ansenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mu biganiro bitandukanye nkunze kubagezaho birebana n'ubuzima bwacu, nkunze kubamenera amabanga yabafasha kubaho ubuzima buciye ukubiri n'indwara, kandi abantu bose bayakurikiza batubwira ko bagize ubuzima bwiza mu gihe gito cyane bamaze kuyubahiriza. Nawe rero wisigara inyuma, gusa niba ari bwo bwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, hita ukanda subscribe n'inzogera, nawe uzaje ugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Ni izihe nama nziza zatangwa ku muntu ufite ububabare bw'impyiko? Inama ya mbere ni ukurya ibya nimugoroba hakiri kare. Kurya ifunguro rya nijoro mu masaha make mbere yo kuryama bigira umumaro ukomeye mu gukomeza ubuzima bw'igogorwa cyangwa ubuzima bw'amara. Iyo uririye kare, igogorwa rigenda neza, amaraso akabasha gutembera mu buryo bukwiriye, kandi impyiko ntizikorweho umuzigo ukabije nijoro, maze umuntu akagira amahirwe yo kubyukana imbaraga, impyiko ze zigakora neza, zikisohoramo imyanda bitewe no kwirinda ifunguro rya nijoro, ahubwo akarya ibyo kurya hakiri kare. Aha ni mu gitondo no ku manywa gusa. Uru ni urukingo rwiza ku bantu bashaka kugira ubuzima bwiza bw'impyiko n'abantu bashaka gukira indwara zazo. Inama ya kabiri ni ukutarenza amafunguro 2 ku munsi. Kurya amafunguro 4 agera kuri 5 ku munsi si ngombwa. Umusaza umwe wari urengeje imyaka 80 afite ubuzima bwiza yatanze ubuhamya agira ati, njyewe maze imyaka 5 ndya amafunguro 2 gusa ku munsi, kandi ubu mfite ubuzima bwiza kurusha uko nigeze kubugira mbere hose. Ibi bigaragaza ko gushyira byinshi mu nda atari byo bigira umumaro, ahubwo ari uburyo umuntu yita ku byo arya no kugabanya ingano y'ibyo ashyira mu mubiri buri munsi. Nkunze kubabwira yuko umuntu atoye akamenyero ko kurya 2 ku munsi gusa, aha ni mu gitondo no ku manywa gusa, yagira ubuzima bwiza atigeze agira mu mibereho ye. Inama ya gatatu ni ukurya imbuto n'imboga nyinshi. Abantu benshi bagira impaka kuri iki kintu, ariko kurya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto, vegetarian diet, biruta izindi gahunda zose zo kurya. Imboga n'imbuto bifite intungamubiri, fibre, vitamine n'imyunyungugu byongera ubuzima bwiza bw'impyiko, bigafasha n'amaraso kugenda neza, umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Inama ya 4 ni ukuryama amasaha ahagije. Kuryama bihagije ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane byo kuzamura ubuzima no kugira imibereho myiza. Iyo usinziriye amasaha ari hagati ya 7 n'8, umubiri ugarura imbaraga, impyiko ziraruhuka, ubwonko buraruhuka, kandi n'umutima ugakora neza. Inama ya 5 ni ukubaho utuje mu ntekerezo. Ubuzima bwiza bwo mu mutwe, mental health, ni ingenzi kimwe n'ubuzima bw'umubiri. Iyo umuntu afite umutima utuje, nta stress n'agahinda, impyiko ze zikora neza, kuko stress igira uruhare rukomeye mu kurushya ibice by'umubiri birimo n'impyiko. Kugabanya stress ni ingenzi cyane ku buzima bw'impyiko. Inama ya 6 ni ugukora siporo buri munsi. Siporo ni indi nkingi y'ubuzima bwiza. Ntigomba kuba ari siporo ikomeye, ahubwo siporo iyo ari yo yose ikorwa kenshi kandi ku murongo igira umumaro mwiza. Iminota mike yo kugenda n'amaguru cyangwa kugorora ingingo igira akamaro gakomeye mu gusukura amaraso. Noneho umuntu yiyemeje kumara iminota 30 buri munsi ari muri siporo, yaba yateye intambwe nziza yo gusigasira ubuzima bwe. Inama ya 7 ni ukutarya muri resitora cyangwa se ukaryamo ari mbuze uko ngira. Ahasigaye ukajya wimenyereza kurya ibyo kurya wateguriye imuhira. Kureka kurya mu mazu y'amaresitora ni ingenzi cyane, nubwo ibiryo bishobora kugaragara neza cyangwa byitwa ibya luxury. Ndavuga ibyo kurya by'umunezero, ibyo kurya bigaragara neza, ntabwo ubuzi neza ibi birimo. Hari igihe biba byiganjemo amavuta, umunyu, isukari cyangwa ibinyabutabire bya
byangiza impyiko, ni byiza kwimenyereza guteka ibyo kurya byawe ukabitekera mu rugo. Nibwo buryo bwiza bwo gufata umubiri neza kandi ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Inama ya 8 ni ukureka inzoga. Kunywa inzoga ni bibi cyane kurusha ibindi byose. Nta gukoresha inzoga nubwo zaba ziri mu rugero, ni ukwihenda. Inzoga ni ikinyabutabire cy'uburozi, ihindura ubuzima bw'impyiko, ikazica gahoro gahoro, ikangiza umwijima n'ubwonko. Umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kuzibukira agatama, ndavuga gasembuye, ahubwo akibanda ku binyobwa karemano. Erega na bya binyobwa abantu birirwa barata ngo ni iby'abarokore ntabwo ari shyashya. Ndavuga ibinyobwa nk'amaji, fanta n'ibindi binyobwa bitandukanye abantu bavuga yuko ari iby'abaretse inzoga. Iyo ari ibinyobwa byakorewe mu nganda, byanga bikunze byangiza ubuzima bw'umuntu. Inama ya 9 ni ukurya ibyo kurya bifite amabara atandukanye. Kurya ibiryo bitandukanye mu mabara, eat the rainbow, nka voka, inanasi, ibinyampeke, bijumba, inkeri, marberry, gooseberry cyangwa imyungu. Byose bitanga intungamubiri zitandukanye zifasha impyiko gukomeza gukora neza. Inama ya 10 ni uguhumeka umwuka mwinshi. Iminota 5 yo guhumeka, uhumeka neza kandi witonze, icyo bita deep breathing, ni ingenzi mu kuzamura ubuzima bw'umubiri, kugabanya stress, kwigabanyiriza ubwoba ndetse no gutuza mu bihe bikomeye. Umuntu ashobora kubikora buri munsi kandi akabasha kubigeraho neza. Inama ya 11 ni ukudakabya kurya imbuto n'imboga ngo nuko ari byiza. Imboga n'imbuto ntidushobora kubirya ari byinshi ngo bigirire umumaro ubuzima bwacu. Zifite fibre, vitamini n'imyunyu bigirira umumaro gusa abantu babiriye ari bikeya cyangwa se biringaniye. Iri ni ryahame ryo kurya ibyo kurya biringaniye. Ibyo kurya warya byose nubwo byaba bivuye mu ijuru, ntabwo wemerewe kubirya ngo urenze urugero, ahubwo ukwiriye kubirya biringaniye kugira ngo ubashe kurushaho kugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kurya imbuto ziringaniye agiye kurya ibyo kurya bitetse, kandi niba agiye kurya ibyo kurya bitetse ntabwo yemerewe kurenza ubwoko 3. Yaba yari imbuto zonyine akarya ubwoko 4 burahagije, hanyuma akazaja agenda zihinduranya akurikije izo yabonye, kandi akarya imbuto ziringaniye ntazirye ngo arenze urugero. Ndetse n'imboga nuko. Umuntu itegeko ry'ubuzima rimureba akwiriye kugenderaho ni ukurya ibyo kurya biringaniye. Inama ya 12 umuntu akwiriye kugenderaho ni ukugabanya umunyu wo mu gikoni. Hari impaka kuri iki kintu, ariko umunyu urakenewe ku rugero rwiza. Umubiri ukeneye sodium mu rugero, ariko iyo ari mwinshi wangiza impyiko. Ntabwo umuntu akwiriye guteka ibyo kurya ngo yumve umunyu wakoze, ahubwo akwiriye gushyiramo umunyu uringaniye kugira ngo ibyo kurya bigwize uburyohe bwabyo karemano. Ntabwo akwiriye kurya umunyu mwinshi. Inama ya 13 ni ukurya ibyo kurya bike cyane. Guhagarika kurya igihe wenda guhaga ni ingenzi, bituma wirinda kurya byinshi bigashobora kwangiza impyiko no kugira ibiro byinshi. Kurya byinshi nubwo byaba ari bizima biramugaza. Umuntu akwiriye kurya ibyo kurya bike, akajya ku meza afite apeti, ariko akava ku meza agifite apeti. Bishatse kuvuga yuko akwiriye kuva ku meza atarahaga cyane. Inama ya 14 ni ukunywa amazi menshi ashoboka. Nuba ufite ibiro birenze hejuru ya 50 ugomba kunywa amazi arenze litiro 1.5 ku munsi. Amazi ni ngombwa cyane mu gusukura amaraso no gusohora imyanda mu mubiri binyuze mu mpyiko. Inama ya 15 ni ukwirinda ji pirate. Ji z'imbuto zo muri kantine nta mumaro zigira, nubwo zisa n'izifite intungamubiri, nta fibre zirimo kandi zuzuyemo isukari 100%. Ibi byangiza impyiko n'igogorwa. Inama ya 16 ni ukwirinda abantu babi. Kuba mu buzima bwuzuyemo abantu bitwara nabi bigabanya ubuzima, bigatera stress n'indwara z'ubwonko, ariko kubana n'abantu bafite ibitekerezo byiza bigufasha kugira umutima utuje no kugira ubuzima bwiza. Inama ya 18 ni ukwirinda ibinogerejwe mu nganda, icyo bita processed foods. Isukari inogerejwe refined sugar, ifu inogerejwe refined flour, n'ibiryo by'ifiriti deep fried foods. Byose ni uburozi butuma impyiko zigenda zibura imbaraga gahoro gahoro, umuntu akazahazwa n'indwara zibasira impyiko.
Inama ya 19 ni ukurya ibinyamafu. Mu rugero, hari abagerageza kwirinda carbone kabuzi burundu, ariko sibyo. Kabuzi ni ingenzi, ndavuga ibinyamafu cyangwa se ibinyabijumba ni ingenzi ku mubiri kimwe na proteine na vitamini, ariko umuntu ntabwo akwiriye kubirya ari byinshi. Ibyo kurya bihagije umuntu akwiriye kurya ni imbuto, imboga n'ibinyampeke. Ibindi byinshi umuntu akwiriye kubirya mu rugero. Kubirya mu rugero ni ingenzi cyane. Inama ya 20 ni ukunywa amazi y'indimu avanzemo ubuki mu gitondo. Kunywa amazi y'akazuyaza kamuriyemo indimu avanzemo n'ubuki mu gitondo bitanga umumaro ukomeye ku ruhu, bigatuma ruba rwiza kandi rukeye. By'akarusho, kunywa aya mazi mu gitondo ukibyuka, hashira isaha ukarya ibyo kurya bitunganyije neza, ukongera kunywa amazi asanzwe saa sita. Ibya nimugoroba ukabirya mu masaha 9, ukirinda kurya ibya nijoro. Byagukiza indwara zose urwaye mu gihe cy'ibyumweru 6 gusa, kandi niyo umaze iminsi 3 kuri gahunda utangira kugira ubuzima bwiza utigeze ugira. Mu by'ukuri uburyo bwiza bwo kugira ubuzima bwiza no kugira ingeso nziza buri munsi, zirimo kurya imboga n'imbuto, kunywa amazi ahagije, gusinzira neza, gukora siporo no kwirinda inzoga n'isukari nyinshi. Iyo tubaho mu buzima burimo amahoro, turi kumwe n'abantu bafite imico myiza, kandi tugashyira imbere ubuzima bwacu, impyiko zacu ziba mu mutekano, kandi tugakomeza kugira ubuzima bwiza mu gihe kirekire. Nta gushidikanya, impyiko ni kimwe mu bice by'ingenzi cyane byo mu mubiri bigomba kwitabwaho umunsi ku wundi. Kuzirinda birashoboka binyuze mu kurya neza, kunywa amazi ahagije, kwirinda inzoga n'isukari nyinshi, gusinzira bihagije, gukora siporo ndetse no kugira amahoro yo mu mutima. Iyo umuntu ashyize mu bikorwa izi nama, abarinda impyiko ze indwara zishobora kuzangiza, agaharanira ubuzima burambye buzira umuze kandi bwuzuye imbaraga nyinshi. Impyiko zifite ubuzima bwiza ni ishingiro ry'imibereho myiza y'umubiri wose. Inshuti muvandimwe, ngushimiye kubana nanjye buri munsi muri ibi biganiro by'ubuzima. Gusa niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kugira ubuzima bwiza. Ahasigaye akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa, icyakora aryoha asubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye.